ndagiwe n'umushumba mwiza, ndagiwe n'umushumba mwiza, ntacyo nzabura. Turabaramukije inshuti bakunzi ba Pacis TV, tugeze muri wa mwanya dusubiza ikibazo kimwe ku buryo bugufiya mu bibazo mu mwatubajije. Ikibazo cy'uyu munsi mu by'ukuri gihuriweho n'abantu benshi, ariko twatoranyije kuvuga mu magambo y'umukateshisti wa Kacyiru Kagugu muri Archdiocese ya Kigali, akaba amaze igihe kinini ategereje rwose ko tumusubiza. Ubwo amagambo twabonye meza n'ubwo ibibazo bisa ni aye. Yitwa Madamu Aime Mukakanani. Yaragize ati: Padiri, nshinzwe abigishwa bakuru muri paruwasi yacu, ariko barambajije ngo kuki papa yitwa Nyirubutungane kandi atari umutagatifu, mbasubize iki? Gisa rero n'uwitwa Gakire Emmanuel, we wabajije ku mushahara wa papa, yatangaje ngo ese papa ahembwa angahe? Agakomeza anahuza n'uwatubwiye muri commentaire y'ubushize, ati haba hari abapapa bakomoka muri Afurika. Naringiye rwose kubanza kuvuga ko mutangaje kandi muteye ubwuzu, kubera ko ibibazo munabaza bituma tunavuga tuti ibingibi tukabitekerezagaho cyane. Nk'uyu mushahara wa papa ni ikibazo wumva cyenda kubona ari nka gishya cyane mu byo abantu bakunze kwibazaho. Icyakora byose bifite igisobanuro kandi twifuza ko mwanyurwa nubwo ari igihe gitoya. Ndabashimiye rero kandi nisegura nkawe Madamu Mukakanani, umaze rwose igihe kinini utegereje ko twagusubiza, ariko itorwa rya papa ryatumye ababaza benshi nkawe batuma tugusubiza. Ndisegura ku witwa Bwana Theogene Habanabakize, wagiraga muri commentaire tuvuga ku rupfu rwa papa n'ibikorwa, ati twebwe ese kuki twe abatari abagatolika mutari kudusubiza? Yanabazaga niba nyine Afurika batayizera kuko ngo nta bapapa bahakomoka. Ubwo birajyana nuko tugiye kugusubiza mu ncamake. Rwose nukurikira neza uzasanga hari n'abatari abagatolika dusubiza, ndetse kenshi cyane yewe n'ikibazo nzasubiza ubutaha kizaba ari cy'umuyisilamu w'Inyamirambo, ubu wanibazaga ukuntu Yezu yaba ari Imana kandi akanasenga Imana. Yego, mbere na mbere rero ku byerekeye papa, kuko twatoranyije uyu munsi kuvuga kuri iryo zina Nyirubutungane. Iryo ni izina ry'icyubahiro ndetse rifite n'amateka maremare, rituma twibuka ko watoranijwe n'Imana, Imana Nyirubutungane, Nyirubutagatifu yonyine niyo yonyine Nyirubutagatifu niyo yonyine Nyirubutungane, ndetse akaba hamagariwe guharanira ubutungane mbere y'abandi bose. Mu by'ukuri ni nka ya mazina y'ubutumwa, cyangwa se anajyanye n'imigabo n'imigambi n'icyifuzo abantu baba bafite, cyangwa se umuhamagaro ku muntu. Nanumvise witwa Gakire, wasanga niba wowe wishoboye hari n'abitwa ba Gakire ariko babakene, nyamara ibyifuzo ababyeyi bari bafiteho ari uko baba abishoboye, baba abafite ubwo bukire, uhereye no ku bukire bwa hano ku isi. Nk'uko rero wenda mu mateka y'igihugu cyacu, umwami abamusangaga bamuganaga babanzaga kumwita Nyagasani. Nyagasani gira icyubahiro, Nyagasani gira amahoro, Nyagasani gira ubwema. Ako gasani mu by'ukuri Nyagasani, Nyiragasani, agasani n'ak'Imana isengwa yonyine, nyamara bakaba baragahaga n'umwami, ndetse nakusabwa cyangwa se iyo Mana isabwa ibyo rubanda rukeneye, nyamara icyo cyubahiro basa naho bagisangiza n'umwami, kandi kigenewe gusa Imana. Agasani ni iryo jambo nkeshamvugo n'ubundi risobanura usumba byose, ugaba byose, uw'ikirenga. Byarangiye nyine no mu Kinyarwanda umwami yiswe Nyagasani, bamwise Nyagasani. Erega burya na Musenyeri harimo ako gasani kuko ni Monseigneur. Nuvuga ngo Nyagasani ariko wise uwawe, Nyagasani wanjye.
kagasani nkuko nabivugaga mu kanya. Urumva icyo kinyarwanda nacyo gita kikwibutsa ko izo titre ubundi kurwana nazo no gutekereza ariko se biciriritse, kuko nta muntu urwana n'aya mazina y'amateka. Niba ari Kicukiro hari Icukiro, ubwo kujya kurwana n'aya mateka mu by'ukuri byarangira ni wowe washinga amazuru wigira imbere, kubera ko amazina y'amateka cyangwa se yewe hambere habaga n'amazina umuntu yakwita no kuningura, ariko kuko aba afite amateka. Niba witwa Gakire Emmanuel bifite amateka, niyo wanakena ubwo bifite amateka nyine. Kujya kurwana nabyo cyane ubanza ari bwo wagira ikibazo. Titre rero z'icyubahiro ziba zifite amateka, kandi tukibuka ko abo bantu rwose baba bakwiye icyubahiro, kuko baba baratoranijwe, baratowe se ni abanyacyubahiro mu gihugu cyangwa se no mu idini. Erega n'inshuti zihana utuzina ngo byose wanjye, sweetie, honey, ariko ntabwo ari we buki, ntabwo ari we. Mu by'ukuri hari n'abahangana n'ayo mazina kubera ko Imana yonyine ikwiye kuba nyir'ubutagatifu. Ntuzagira undi mwita mwigisha, nyamara bikarangira mwigisha mwarimu nta kibazo amuteye, ariko kwibaza impamvu ibindi biteye ikibazo. Kandi yanavuga ati ndi kwa pasiteri ubundi se umushumba nyakuri ko ari Imana yonyine, nyamara aya mazina arakoreshwa kandi ntacyo atwaye. Aba ari kugaragaza uwo bakomoraho nyine ubwo pasiteri cyangwa se ubwo bushumba. Mu by'ukuri nta kibazo bigomba gutera. Ayo magambo rero ntabakwiye kujya ahungabanya, kuko n'ubuzima busanzwe n'ubuzima bwa buri munsi. Kuri papa rero iyo titre nubwo igaragara no kwa Mutagatifu Agustini nuva mu kinyejana cya 4 na 5, bundi yahariwe papa gusa, ndavuga ngira ubutungane, yahariwe papa gusa guhera mu kinyejana cya 13. Ni amateka navugaga, kandi inama nkuru ya Vatican ya kabiri yongera gushimangira iyo titre cyangwa se iryo zina rihabwa abapapa ngo Saint Père, Holy Father, ngo rigaragaze umuhamagaro wa mbere papa aba agomba kugira, n'icyo uwo mushumba asabwa gufashamo iryo shyo rya Nyagasani, kuko abo ashinzwe agomba kubafasha kwitagatifuza, kuba intungane. Mu by'ukuri harimo n'icyo ashinzwe, harimo n'umuhamagara ashinzwe. Ntabwo ari uko ari we soko ahubwo butungane, ko ari we ubuha uwo ashatse. Icyo gihe waba wibeshye cyane rwose, niba ubwenge bwawe ryatakaye. Wibuke ndetse ko no muri Bibiliya Paulo Mutagatifu abemera bose abita abatagatifu, ndetse n'abatagatifujwe cyangwa se abagizwe intungane na Kristo. Ubutungane rero ni nawo muhamagaro wa mbere w'abemera bose, cyangwa se abantu bose duhamagariye twese kuba intungane. Kubyerekeye rero umushahara wa papa, ubwo turi kwihuta cyane kuko ubundi twagombye kubiha umwanya mu kurambuye, ariko mu gihe kigufi cy'iki gisubizo ntabwo cyari twemerera. Navuga gato rero kuwavuze ku mushahara wa papa, nkakubwira ko ntawo ubundi agira, nubwo ibimutangwaho rwose urugero nk'ingendo ze n'ibindi aba ari akayabo, kubera ko ari n'umukuru w'igihugu. Nk'iyo ahagurukana n'ikipe nini, yewe n'abategura mbere n'imyiteguro y'izo ngendo igatwara byinshi cyane, itwara akayabo, nubwo ntacyo ahembwa. Ndetse abigeze kubaza nyakwigendera Papa Francisco bati uhembwa ngahe, umushahara wawe ni uwuhe? Yarashubije ati mukuri kose ntacyo mpembwa, nta n'urupfusha kimwe n'abambanjirije. Papa rero nta mushahara agira udasanzwe, ntacyo ahembwa kidasanzwe, kandi akazirikana ko agomba kuba urwo rugero rwo kuzituka ku bya hano ku isi. Mu mateka rero habayeho abapapa batatu bakomoka ku mugabane wa Afurika. Ni ukuvuga ni Victor wa mbere wabaye papa wa 14 mu rutonde rw'abasimbura ba Mutagatifu Petero rindi Clement, ugakomeza ubwo yari wa 14. Victor wa mbere. Wa kabiri ni Melchiade wabaye umupapa wa 32 kuri rwa rutonde navugaga, ndetse na Papa Geraze wa mbere wabaye umupapa wa 49 kuri rwa rutonde navugaga. Ubu kuri rwo rutonde tukaba tugeze ku mupapa wa 267. Uyu munyamerika ukomoka muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wa mbere utowe mu mateka yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite. Akaba yahisemo kwitwa
Leon wa 14. Dukomeze rero dusabire ubutumwa bwa papa mu isi, by'umwihariko muri kiliziya, kugira ngo akomeze atubere icyo kimenyetso cy'ubutungane bw'Imana, kandi yibuke n'ubwo butumwa afite bwo kutagatifuza umuryango w'Imana, kuwigisha ndetse no kuyobora, kuko ubwo ni ubutumwa bukomeye Nyagasani amushinze, bukaba busaba ko n'ubundi duhora tumushyigikirisha amasengesho yacu. Ndabashimiye mwese rero, naho utaha. Ndagiwe n'umushumba mwiza, ndagiwe n'umushumba mwiza.